Njyewe nijyanye mu bintu nta muntu ukizeho imbaraga ariko ndikumva narira, ndikumva nasubira n'inyuma. Ndi mu gashyamba ahantu hano Shyorongi uzamukiye ahantu ngo bita kuri Arsenal. Abantu ngo ndashima Imana, umusozi ubu nibwo nkurangije. Niba twagenzemo amasaha 3 simbizi. Abantu turi kumwe nabavunishije nk'abantu mu siporo yabaye siporo. Ndashimira abasirikare bampaye amazi, mbega bansubije ubuzima dore bwari buri kugenda. Aho ngaho ngomba kwikosora, mesaje zikongera zikiyongera nazo. Nta kindi byarangiye. Hari n'igihe wirakaza ukuntu nyine kandi imbere ntago manza niyo umuntu agukubita urushyi wari guturiya, ariko ubu ngubu niyo umuntu avuze washaka avuga o akavuga i, wallahi ewana. Mwiriwe, mwaramutse muri aho mumeze mute? Amahoro y'Imana abane namwe. Njyewe nijyanye mu bintu nta muntu ukizeho imbaraga ariko ndikumva narira, ndikumva nasubira n'inyuma. Ndi mu gashyamba ahantu hano Shyorongi uzamukiye ahantu ngo bita kuri Arsenal, ariko Mana yanjye ndarushye. Nayo maze nk'umwaka nakora siporo. None ndebera ahantu naje naheruka no gukora siporo ndapfuye. Noneho umwana w'inshuti turi kumwe nawe ari kunsiga. Ndabinginze muze murebe ibya hano. Ubu abantu bari bukunde hano hantu tuzapanga ari nko ku cyumweru duhuza amasaha tujye tuza muri siporo duterane kuraje. Njyewe zashize numva narira. Hagiye nahise nijoro ntaho mpagaze. Ubuzima buri mu kangaratete. Akabombo nako ndi kumva karemereye. Baba we, wapi be? Wabibwira rero utahazi? Abantu bemera yuko nagerageje bashyira imitima muri comment. Ni ukuri. Wapi? Hakuze kumara umwaka udakora siporo hanze ukaza ahantu nka hano. Ni ukuri ko Imana ngenda kumenya. Yewe shandi kuvugisha igihaha. Umutima nawe nisigara ni igihaha. Yawe winjye kwa muganga bansangamo nk'indwara 100. Gusa sinzagaruka vuba. Ntago ari hato. Ariko kubera Imana ndagerayo, kuko no gusubira inyuma ntibyashoboka. Kandi aho twagenze niho harehare kuruta hasigaye. Reba sha,
uri hano Kigali uyireba neza, imisozi uri kuhareba hari hejuru. Nawe Neri uri umuntu w'umugabo, ndi Inkotanyi. Ayiwe sha dukomeze.
nk'abantu ngo ndashima Imana umusozi ubu nibwo nkurangije niba twahagenzemo amasaha 3 simbizi abantu turi kumwe nabavunishije ni ukuri ko Imana ndarushye ariko hahandi kandi ubu nari mfite gahunda zindi nkenye ariko sinzi ko biri bukunde noneho ndi kumva najya hara hirya ngasaba amazi nashaje kunutsa ni ibyambere inkweto yuzuye ivumbi kanze nduhuka iminota mikeya mbabwire ubundi gahunda y'uyu munsi nk'abantu mwe siporo yabaye siporo ndashimira abasirikare bamaye amazi mbega bansubije ubuzima dore bwari buri kugenda bamaye amazi imbaraga ziriyongeraho gakeya tubasha gukomeza runo rugendo nabwo dutegereje umuntu wagiye kuzana imodoka kugira ngo tugabanye kugenda ubu singenza ahantu hose najyaga ngenda ndazibagira ko nanjye nzagaruka ku cyumweru nzagaruka ubu ngiye saa moya yego nzagaruka kuko impamvu byangendekeye nabi nuko nari maze igihe kinini ntakora siporo urumva umubiri navuga ngo uba warasinziriye ibintu biba bikaze nageze ahantu numva isukari ishize na bombo ndi kurya ntigire ikintu imarira nkumva ahubwo nanayicira nkumva iri kumva na fone yanjye yo nyiheruka kera nayitanze yari iri kundushya numvaga iremereye ikoti nuko numvaga narikuramo nk'abantu uyu munsi rero ni tariki 23 z'ukwezi kwa karindwi 2023 umwaka ushize 2022 mu kwa karindwi tariki 23 nibwo twakoze ubukwe umwaka rero wuzuye neza ubu nyine nuko twawufese turi muri siporo ngiye gutegereza kiriya turebe ko yaduha ikiganiro nyine ubu ngubu sho yari ihari ariko simbizi ubu bubanza birangiye ni iyi ngiyi ibereye mu musozi ya siporo shasi ubu birakunda kanze dutegereze umukiriya aze tumusabe ikiganiro atubwire ukuntu yiyumva ambwire nimba yumva twakomeza tukabana cyangwa niba agiye kumpa imigeri atubwire mbese muri uyu mwaka wose tumaranye ukuntu byari bimeze ni ukuri nongeye mbisubiramo abantu bumva ko nagerageje mbare mushyira komenti mu mitima dusubire mu kanya nanjye ntabwo turi kwizera uko turi aha twese uko twicaye mu modoka Imana irakoze gutabara abantu bayo wakoze mutabazi urakoze cyane nawe nubwo uyu munsi wanyemesheje ntabwo ari ukugukemesha be ahubwo mbwira ngo urakomeye ubu se ko maze hafi umwaka wose nakora siporo ubu sinagerageje umuntu watwaye abana 3 amezi 9 kariya kantu ntabwo kakunaniye abana se baratereraga mbabari barabirirwanaga none se uyu munsi mukanya narindi kuvuga ko uyu munsi umwaka wuzuye nge nawe dukoze ubukwe ndavuga ngo ndakubaza uri kumva twakomeza tukabana cyangwa nsubire muri geto ahubwo uvuze gutyo bishimijwe ko ni wowe bishaka ngewe numvaga ahubwo nzazana izindi nkwano kubera ibyo wankoreye ariko mana noneho icyiza gihari nuko nta n'undi muntu wazihari ngewe ndazakiriye ndaziguha shere Mana yanjye ntabwo nabyumvishaga ubu ngiye kwita ngira imbaraga zirushijeho ibintu byose ushaka umbwire mbikore dusubire mu musozi barakubeshya none se
mbere na mbere cyakora ndashimira Imana ko uwo mwaka umwe ushize nyuma y'uko dukoze ubukwe turi bazima twarungutse umuryango ibintu byinshi waragutse mu gihe gito. ndashima Imana ko yaba twe yaba abana bacu turi amahoro, abantu bose muri rusange. Ni byinshi cyane Imana yaduhaye, ndayishimira kandi ndanayisaba ko yakomeza kutwongerera imigisha, iduhe n'ubuzima burebure kandi bwiza, iduhe ubushobozi bwo kurera abana bacu, ibahe gukura neza, ibarinde indwara, ibarinde inabi y'ibiremwa yaremye, ibarinde abanyamashyari n'ibindi bintu bibi byose bibaho, ngo habaho n'abarozi, Imana ibarinde ibintu byose bibi bishoboka. Rero uyu munsi reka dusubize amaso inyuma kuri wa munsi tariki 24 cyaduhere 22 22 z'ukwa karindwi 2022. yego twiriwe tugenda cyakora uwo munsi njyewe nawe na mama wawe, sibyo? Yego twiriwe tugenda. Iyi modoka mureba ni gatoya ariko kari kabaye ifuso. Tariki 22 twiriwe tugenda, mwabana umwe wari umunsi wo kugenda koko. Nijoro nka bebura risangayo igihe bansigaga ihina saa 3 twabanje kujya nyine mu rugo aho ubwo ni ukuvuga ngo aho twari kuzaba, sibyo? aho twabaga ko n'icyo gihe twarabanaga harya wari ugitaha. nari nyiga najyaga nkunda kuba ndiyo, ntabwo twabanaga ariko nyine ni uko twaragiye. Nkiba muri geto akaba ariko mbyita, araza gukigira nyine nyiramama wararaye, nta gukoropa, nta koza ibintu, nyine Sirasi yari yaragowe, ariko aho nyine wumvishe ko nyine aho nasinye nyine warananyozaga. None se washakaga nangire njye nkora imirimo y'umugore utarangira umugore wawe? Urumva iyo uri muri stage ukora nyine nk'umuntu uri mu kazi, hari igihe baba baguha itike gusa wenda. Njye ntabwo nari kubyemera, cyakora narazaga nkicara nk'abashyitsi nk'uko undi mushyitsi wese yaza. Umva kireka wenda nk'ikintu naririye kucyandurura, nabwo kwari ukugikura ahangaha nyigeza nk'aha n'aha hari akaguru, nta bindi. Sibyo byari byiza? Byarahindutse nyine, wagaragaje impamvu cyangwa wari ukinyigaho. Ntabwo wowe nari gufata igihe cyo kukwigaho. Twagize igihe cyiza cy'uko umwe yize ku wundi ariko ntawe uzi ko undi ari kumwigaho, sibyo? Iryo joro nshimira umuntu wansize ihina, gahunda yahindukaga buri mwanya, nkaba namuhaye isaha zikaba zigeze tukiri mu bindi bintu, gutyo ndamushimira. Yarambwiye ati wowe igihe icyo ari cyo cyose ubonekera umpamagare ndaza. Ubundi araza. Nshana uko ahantu hose bansize amahina nahabereka. Abantu muri hano baba we baransize bigeze aho ngaho ndabaza ibi n'ibiki ndimo, numva ndabirambiwe, numva ndashaka kwiryamira. Navuye ahantu twabaga Karuruma, baba we njya gusasa, njya gukoropa, akabagabo Imana irabakunda. Ibi byose nakoraga wiyicariye. Niyo mpamvu nyine nagushatse. Reka nkubaze, tuve ku itariki 22 noneho tujye kuri 23 mu gitondo, ariko njye tutarabonana, sibyo?
twaravuganaga ariko nyine ntaraza kwa kundi umuhungu aba ategereje umukobwa we, wumvaga nyine umeze gute muri wowe? Wumvaga se ubundi ufite amatsiko yo kumbona? Byari bimeze bite? ubwo twebwe urumva mu gitondo aho twagombaga guhagurukira ntabwo ari aho twabaga, nagombaga guhagurukira mu rugo kwa marume. Hazamo ibintu byo gutinda by'abantu bamwe na bamwe, ntabasha kuvuga hano ariko nyine bariyizi wenda aho bari hose. Nyine mu bukwe bibaho, ariko hari igihe umuntu nyine adaha agaciro ibintu wamuhaye kandi wowe uzi ko mwavuganye ibintu nyine. Ubundi iyo mvuganye n'umuntu ikintu nkabwira nti tuzahura uyu munsi uyu n'uyu saa 5, ngiye mba nzi ko saa 5 uraza, si ngombwa ngo nkwibutse. So ugasanga umuntu nyine mukuru birasaba kumwibutsa ugereke no kumuhamagara. Ntabwo aba ari ibye yego, ariko ukuntu ntabwo byagenze neza mu bijyanye n'imihagurukire, ko n'amasaha wabonye ko yadufasha. Hari ibintu byinshi tutakoze kubera amasaha. Ku bijyanye no kubonana, icyo nari nzi cyo kimwe na makiyaje agomba kwishyiraho, nari nakwiyamenyeka mbivuge neza mu Kinyarwanda. Yego nyine wagize amahirwe nyine. Nanone nyine ni ukubiyama nyine, n'ubu nabwo tubiyame. Kubona nabyo urumva ufite amatsiko menshi cyane. Amatsiko nayo mfite cyane nayo, abo twari kumwe mu rugo urumva ni abantu nyine bo mu rugo, ariko noneho kwibaza ese haraza abantu. Njye numvaga n'abantu bari buze. Hari igihe utumira umuntu gase haraza, hari abari bambwiye ngo turaza ngo mugani mugoroba ntabwo tuza muri dote, ibintu nk'ibyo. Ngiye kubona nyine nayo mfite amatsiko abiri, kureba ukuntu wambaye, kujya kwipima urabizi ntabwo twari kumwe, kureba ukuntu usa nyine mu mukenyero, ndi no gutekereza ukuntu ndagusuhuza, kuko nabyo numvaga ari nka repetition ndi bukore. Njye reka nkubwire, numvaga bakora uko bashoboye bikihuta nkaza tukabonana, kandi nabwo nyine nibitinde byose bikahita birangira vuba, ahubwo tukitahira. Niko numvaga nshaka nyine birangire vuba vuba, ubukwe bwose bufate nk'isaha imwe tuhite twitahira. Njye niko numvaga. Wari ufite ubwoba bw'iki ko numva washaka kurezima ubukwe? Ntabwo ari ubwoba sheri, ahubwo njyewe nibyo ejo nari ndi kuvuga turi mu bukwe. Navuze ngo njye nari nzi ko ntazabona abantu banahira ubukwe, kuko ntabwo ndi mu bantu bakunda gutaha ubukwe. Noneho naravugaga mana yanjye, ukuntu ibintu by'ubukwe bifata umwanya muremure. Ubu nta kuntu ngewe kuko ubukwe aba ari ubw'abantu babiri twabivuga bakabigira vuba vuba. Noneho cita akavuga nkajya numva namubwira ni se wabigeze vuba vuba. Ikindi kintu urumva mu bukwe nyine ubwo turabugarukaho, nyine ushatse ko tubagarukaho. Kubera icyo watinze kuza kwinjira? Natinze kuza mana n'abantu batubwire, sinzi abageni bagira ibibazo by'imyenda. Naripimye, niba ari nk'iminsi 2 cyangwa 3 niba nagize icyo kibazo nkananuka, nambaye akenda ko nari kwambara ko hejuru kambana kanini, bisaba ko bazana urushinge barakadoda nkambaye ako karanindije muri dote. Nicyo kintu cyatumye ninda gusohoka. Ko baraguhamagaye ufata iminota irenga 30, twebwe nongeye nkabwira pare batubwiye tukigendera nimba bisubiyeho. Byari mbese abantu benshi babitekerejeho nyine, ubwo tumenya impamvu nyine. Abantu batashye ubukwe bwacu n'ababukurikiye ku mbuga zitandukanye, rwose mutubabarire n'icyo cyabiteye. Ariko abantu babikurikiye ku mbuga nyinshi bo wenda ashaka kuba batarabimenye, harimo abagiye babikatakata. Noneho cyakora babutashye bo, impamvu niyo ngiyo, nagize ibibazo by'umwenda muri dote. Yego nshimira na buri muntu wese waje mu bukwe bwanjye, ko bwabereye kurera hariya ku mugani wa Jihadi ngo bwabire ahantu mu ishyamba. Umva nabujyanye mu ishyamba koko, ubundi ahubwo hari ni hafi, ubuza ahandi twashakaga kubujyana hari kure
ubundi ubukwe aba ari ubw'abantu babiri, nimwumva mushaka ko mubera muri Nyabugogo byemewe mujye mubukorerayo, sibyo be? wowe n'uwawe ubukwe aba ari ubwanyu, abandi ni ababashyigikiye ibyo mwe mwahisemo, ntabwo ari ukubabwira ibyo mukora. Noneho reka tuve muri dote tujye mu ndobo, sibyo? Njyewe kuri uriya munsi nyine amasaha urabizi twari bugireho mu ndoba yagiye ahinduka kubera amasaha yo gusohoka yaradufashe. Noneho rero twicaye numva nshatse gusinzira kandi hari njye ari kubwira wari unaniwe nari naniwe mana yanjye, numvaga noneho ikindi kintu mana yanjye, abana ni beza. Umwana wanjye yarazaga akambwira ngo narasohoka muri dote, yarazaga akambwira ngo manda ndashonje, ngo wampaye ibiryo. Ari kubibona nyine ahantu nicaye kandi yamubazaga waje mu bukwe bwande, akavuga amazina yacu. None nkambwira se ko ndi umugeni ndajya kukuzanira ibiryo gute? Nyine mango ndashonje umva umwana n'umwana kuko we ibyo ngibyo ntabwo byabaga bimureba. Twagiye mu musigiti nuko nguko byagenze. Noneho reka dukomeze. Ikindi nta nubwo twabonye umwanya wo kwifotoza mw'abantu be, kuba tutarabonye umwanya wo kwifotoza kuri wowe wabyakiriye ute, neza nabi? ubusanzwe njye sinkunda amafoto, kuko nk'ejo wabonye mu bukwe bwa Rishari umuvandimwe hari ahantu rwose nawe ntakunda amafoto, hari ahantu bigera akumva akabihirwa pe. Rero ngewe Imana nkeka ko Imana nanjye nyine yabindinze, kuko rwose ayo dufite na album se yuzuye kandi irimo amafoto meza, ariko wa mwanya ngo w'amafoto ntawabayeho. Ngewe nshimira Imana ko bitanabaye mu buryo bwanjye. Ngewe sinanga amafoto cyane, gusa nanone sindi n'umufana w'amafoto cyane, ariko nanone ndashima Imana ko tutayagize, kuko hari amafoto nari bugirane n'abantu najya nyareba nkumva nayaca, simbabeshye. Kuko hari abantu ngewe batashye ubukwe bwanjye ariko ntabishaka kandi batari n'abantu beza kuri ngewe, kandi iyo turamuka tugize umwanya wo kwifotoza uko byagenda kose, uko byari kubigende kose nari bwifotozanye nawe. Imana ishimwe buriya kuba umwanya warabuze, rwose ndabishimira Nyagasani. Ibyo ngibyo rero bivuye mu kwinjira kwacu. Ubukwe bwacu abantu benshi, yaba abo tuziranye n'abatuzi ariko wenda twebwe tutabazi nk'abakunzi bacu, abenshi barabwishimiye, batwifurije ibintu byiza. Ntihaburemo za zindi zidasobanutse utamenya iyo ziba ziriwe. biba bikenewe kuko ntago abantu bose bagushimye waba ufite ikibazo ahubwo. Biriya biba bikenewe. Umuntu nimba kugaye ashobora kugaya atazi impamvu nyine apfuye guhubuka, ariko bituma nyine ubitekerezaho. Gusa ni byiza nyine inzengere nk'izo ngizo ziba zikenewe. Umva zagiyeho nyine ziravuga ngo kubera iki ngo tutagize abantu ngo batwambariye ngo muri reception. Ubukwe bwari ubwacu, niko twe twabipanze, ntabwo twashakaga kwinjira bitandukanye. Umugabo wanjye yinjiye ukwe, pare ukwe, marene ukwe, nanjye nuko. Biriya byose ibyo twe twapanze byari ubushake. Impeta ngo kuki ngo tutazambariye ngo mu rusengero, ubwo ni mu musigiti. Nuko nguko ntabwo isezerano rya mbere riba ryarangiye. Impeta ushobora kuyita nose nyitaye bisobanuye ko ntakiri umugore wa Mutabazi. Sigawe nayibagirwa n'igihe dukubitana wayitaye mu rugo. Ariko mba nyiri umugore wawe. Uri umugore wanjye ariko wibagiwe impeta. Cyangwa ndi umugore wawe uruhande rumwe handi ndi singo. Parama nuko nyine bakozi, ariko ubundi hari aho buri singo. Ntabwo ndi singo urame kubaho.
noneho ikindi kintu mu buzima ikintu cyose kibaho gifite impamvu sibyo reba twakoze ubukwe tariki 26 ubushize twarabivuze mu kiganiro gatatu kuri twebwe ni ikintu tugomba kubaha itariki yawe y'amavuko iriho gatatu sibyo itariki ya mbere Mutabazi yamereho gift ni tariki 13 z'ukwezi kwa kabiri umwaka ushize sibyo be uma n'indi tariki 14 mbyara abana batatu bavuka ku itariki 14 sibyo nanjye nagwaye gift itariki 14 z'ukwezi kwa kane y'abana erega hari uburyo bamaye nanjye ngira ubundi buryo noneho mbaguha cyane warantwaje wenda igihe cyo guprintinga ubikora neza nabwo nta scratch washyizeho nta ribi none icyo kiveho mu bukwe nambariwe n'abahungu batatu n'abakobwa batatu yego nibyo ya urumva rero gatatu kuri twebwe n'umubare wacu gatatu yaraduhiriye ndashimira boss wanjye Ramazani yaranyambariye nkashimira Kanimba nkashimira musaza wanjye nkashimira mana we buri muntu wese wagize uruhare mu bukwe bwanjye tante wanjye witwa Eugene we ndamushimira cyane nanamushimira ko yakoze kutaza kuza muri siporo kuko byari kuba bibi cyane kurushaho nka Faisal ni ibibazo n'ubu ngubu mbese ndi kumutekereza nkamugirira impuhwe kandi ataje Imana ishimwe kutaje Eugene ubyumve pe ikindi undi muntu ndashimira mukuru wanjye Latifa barakoze cyane Nyagasani azakumera ibyiza byose amva abikumere mbega ndisimburana kandi azanshoboze nawe uzakora ubukwe nyiriho mumeka umwuka w'abazima nishoboye mu buryo bwo mu mufuka ubundi nzagukorera ikintu mu mutima wanjye nanjye numve ko nkwituye ku byo wankoreye mfite ubukwe ntabwo bwari ubwanjye gusa nawe bwari ubwe ntabwo yari ari i Kigali ariko pe yaritanze bishoboka byose warakoze uhagarariye mama wacu neza aho mama ari yatewe ishema nawe wabikoze neza nk'umukobwa mukuru yasize nkashimira abantu batashye ubukwe bwacu bishimye n'ababutashye batishimye kuko mfite amafoto y'abantu batashye ubukwe hari baje bishimye baza kurakara nyuma yego kuko rwose ubukwe bwanjye abantu babugezemo bamwe bashaka kubugira nk'ibimina bayoboye sibyo be ibyo ntabwo mbizi okay njye ntabwo ninya ndabivuga hari abantu bashatse kubutwara nk'ari ikimina bayoboye kandi ubukwe bwari ubwanjye na Mutabazi none se ubwo nk'umuntu umaze umwaka ubana n'umugabo wakoze ubukwe imihango yose y'ubukwe warayikoze ya kinyarwanda nubwo utabishakaga ubwo mu by'ukuri wagira inama nk'umuntu utarakora ubukwe uba wumva ubukwe nyine hari abantu bavuga ngo ubukwe ngo burahenda ngo ubukwe ngo stress yo ntago yabura kuko ushaka ariko stress no kugira ibintu byawe bigende neza nawe nta yindi stress umuntu aba afite ahubwo ubukwe bisaba amafaranga menshi cyangwa gukora ubukwe nyine ni ubushake icyo ni icya mbere icya kabiri urambwira ikintu cyakubabaje mu bukwe bwawe wabwira undi muntu nimba ari icyo kwirindwa cyangwa se kitari cyo kwirindwa ariko cyakubabaje n'ikintu cyagushimishije mu bukwe bwawe wumva nk'ubu uyu munsi nyine twabusubize batubwiye ngo dusubiremo ubukwe aricyo kintu waheraho mbere na mbere nta ikintu cyambabaje mu bukwe nuko nakoze ubukwe ntafite umubyeyi w'umugore mama wanjye
ngo muhe igiseke, ngo mukorere ya mihango yose umuntu akorera mama we. Icyo kintu cyarambabaje, ariko nanone ntabwo bwarangiye ibyo bintu nkibitekereza, kuko nemera ko Imana nta makosa igira, yabikoze hari impamvu. Wenda ushobora no gusanga yari kuba hari ariko ntibibe byiza, wenda Imana ifite impamvu byabaye, ariko icyo kintu cyarambabaje pe. Ikindi nabwira umuntu nujya gukora ubukwe, umuntu ntazaze ngo yarakureze, ngo mufitanye ngo isano ngo iri n'iri, ngo agiye kukubwira ngo ubukwe ngo uzabugenza gutya. Iryo sano ryawe nawe nuramuka ubyanze nibwo uzabona ko nta gaciro rifite, kuko iyo ubyanze ibintu arimo arakubwira ahita yigira ukundi kuntu. Kuko njyewe sinava ngo ahita yigira rubanda, kuko rubanda banyitayeho. Amafaranga menshi nabonye mu bukwe bwanjye yavuye mu bakunzi banjye, ku bantu bamenye kubera ko nyina filime, ku bantu bankunda biri aho ngaho, ku nshuti, apana ku bantu dufite ikintu dupfana pe. Abantu dufite icyo dupfana hari ikintu bakoze ndacyubaha, ngiha n'agaciro, ndanakibashimira, ariko ahanini 70% ni abantu tutaziranye, tudafitanye isano, nibo bantu bamfashije cyane. Rero ubukwe ni ubwawe, uzakoresha uko ushoboye. Ubukwe ntiwabusubiramo nubwo waba urinde, ubukwe buba rimwe. Uzakora ikintu wumva kinyuze umutima wawe, apana ibintu byo kuvuga ngo hoya ngo shango ngiye ngo kubikora ngo kubera ngo runaka ngo abinsabye. Umva, ushobora kuzajya wicara wareba iyo ako kantu kagera umva ukihutisha wirukanka. Ikindi rero, ikintu cyanshimishije cya mbere ni uko ari wowe twakoranye ubukwe, ni uko ari wowe mugabo wanjye. Noneho sasa ibi bizu twahanye mu bukwe, na n'ubu ntibirongera kugaruka. Iby'uriya munsi urabyibuka cyangwa warabyibagiwe? Iby'uriya munsi iby'uriya munsi nyine ni iby'uriya munsi, ariko bishatse kuvuga ko bitarongera kuba, cyangwa uravuga iby'uriya munsi? Iby'uriya munsi nyine ni uko uravuga turi mu bantu se, nyine abantu tumira abantu noneho tubikore. Ikintu cya mbere ni uko ari wowe shere. Icyo kintu cya mbere, mbese no kuba narabashije kurwana n'iyo ntambara yo kuba ntagiye gukora ubukwe kubera ko ngo niko ngo runaka wo muri famiye abishaka. Rwose byaduturutseho n'icyadushimishije. Ngiye kuri side yanjye nta muntu wigeze amubona abwiye nyine ko ngiye gukorana ubukwe nawe, nta wigeze ashidikanya ngo ambwire ngo none se ngo ubwo ngo wabitekerejeho se ngo neri uzamushobora. Oya, nta muntu wabimbwiye, ariko utwo tugambo abantu bajya batugeraho mu mafamiye amwe n'amwe, ariko njye ntawe wabimbwiye. Kereka nimba bari barandaye bavuze ni igipfe kugenda. ariko reka nkubwire, sibyo? Njyewe ntekereza ko niba mama wawe yari yashimye nawe washimye, nta wundi muntu wari kuza kuvuga. Kandi niba yaranabigize yarabigumanye, ashobora kuba yarabigumanye azanabipfana, ko byambabaza. Wenda yarabigumanye ko yavuze ati ibaze iyo mbimubuza disi ntibyareba ari abana batatu. Ikindi kintu rwose icyo kintu tugihurizaho, nta muntu waje ngo atangire ngo ubusenga urabona ngorora. Iyo uza kubaho inshuti yanjye uba uri umwanzi, aka kanya uba uri umwanzi w'umuryango wanjye. Rwose ntiwari kuba watinyuka kuduhamagara, kuko njye sinkunda umuntu wivanga mu bintu bitamureba. Niyo nkugize uri inshuti nkajya mbona ukunda kwivangavanga mu bintu bitakureba, rwose tumarana ubwo nimba ari iminsi 2 cyangwa 3 bikahita birangira pe. Ngaho sheri, none se reka nkubwire, cyakora dusubiye nko muri honeymoon ngiye numva byaba byiza. Honeymoon iyitwa honeymoon cyangwa ikigo gusohoka turasohoka, Yitwa gutyo tugakora ibyo twakoze byose iriya minsi. Abana nibigira hejuru tuzayikora. Dupange nyine tuzayikore kuri anniversaire.
ku myaka 2 aho twagiye tunyura cyangwa tuzajya ahandi. Hoya aho twagiye tunyura kandi ibyo twakoze turabyibuka. Yego Byose twabisubiramo nta kibazo rwose. tugana ku musozo sibyo, ndashaka uvuge nyine ntibigutere ikibazo, uvuge ngo uzahindure kino kintu mu mwaka ushize nabonye ibi n'ibi n'ibi atari sawa ndashaka ubihindure. Kugomba guhindura ibintu byinshi. Urugero se ko numva nimbivuga biraba bibi. Kanumve inshuramo amagaragaza ntago zagabanyutse ahubwo zariyongereye. Ikibazo ni ukuri nyine ukuntu utagabanyije inshuro wamamagaragada. Muratwishyuza? Okay. Nayize bagiye kutwishyuza dukatiyemo hano. Aha, inshuro naguhamagaraga ntago zagabanyutse. Sheri nta nubwo ziteze kugabanyuka. Zariyongereye cyane. Ahubwo ikintu cyagabanyutse ngomba kongera kugarura ni message nyine za WhatsApp. Sigaye mbona tumara nyine mba uko guhamagara cyangwa guhamagara. Sigaye mbona nsangamo nka message ebyiri mu minsi 2. Abona zo zimeze kimwe nyine nimba wibuka kunyandikira yango ndagukunda. Nkabwa ndagukunda sheri bikarangira gutyo iminsi 2 gashira kubera tuba tuvugana nyine umuntu tunararana byemewe. N'amategeko n'idini n'abantu bake. Abantu niyo babira bareba twembi birahagije twembi tubyemeranyijwe. Okay, aho ngaho ngomba kwikosora message zikongera zikiyongera nazo. Aha, nta kindi byarangiye. Hari n'igihe wirakaza ukuntu nyine kandi imbere ntago manza niyo umuntu agukubita urushyi wari guturiya ariko ubu ngubu niyo umuntu avuze washaka avuga o akavuga i wallahi umuntu yisobanura iyo i kandi imbere rwose nta kibazo. Ariko reka nkubwire nshobora kuba naragize akantu k'agahinda gakabije akaba ariyo mpamvu nsigaye niyenza. Ni ukuri nshobora kuba narakagize rero nubwo ugiye ngewe nakubwiye ibyo ugomba guhindura sibyo. Ariko nabyo wabindira nta kibazo kugira ibyo mbwira ubwo byo nakubwiye ni ibyo harimo kurakara gutyo kudasobanutse niko mbyita. Message kumamagara byo rwose byariyongereye wagira ngo no kunkunda byariyongereye cyane ahubwo uraza kunsobanurira mba mbona ukabye. Ni ukuri ngewe ikintu ugomba gukora ni ukunkunda cyane kurusha uko byari biri. Kuki ari cyo kintu uvuze? Nyine ni ukubera ko ngewe numva nkwiriye guhabwa urukundo rwinshi nicyo rurenze urwuhabwa. Urwuhabwa se ruragayitse cyangwa ntago ari ruke sibyo? Hoya ntago ari ruke pe ni rwinshi ahubwo ngewe ndifuza rwinshi cyane kurushaho. Ibaza urukundo nyine naguhaye ukemera ko tubana ushaka ko noneho ndurenzaho cyangwa sinzagera ko ngabanyaho. Ugomba kurwongera ntako ugomba kugabanyaho. Ikindi ugomba kuntetesha. Kutetesha byo ndagerageza. Ibyo ngibyo kumbwira neza kuko iyo nishimye si ubibona hari imisaruro myinshi iboneka. Nyinshi cyane ntabwo nabivugira ngamba barira. Wakoze rero reka wowe tukureke ugende ukomeza ibindi bintu bidapfa. Sawa urakoze. Nabona kuri Ketchup TV show mumeze na neza cyane. N'abantu benshi baragukunze bakwakiriye neza. Nari biryangirega nese umuntu Ketchup yakunze. Mwe ntago byumva. Asante benga bye. Mwakoze kudukurikira uyu munsi mwihanganire ukuntu byagenze.
ntabwo navuze ndeba muri kamera nk'ibisanzwe kubera ko twari mu rugendo, niyo mpamvu. Ariko ndabashimira cyane, Imana ibamere umugisha. Umva ndarushye pe, ndarushye, menge kumara nk'iminsi 2 hari ndyamye nkaruhuka n'ibinkundira. Nzasubirayo. Ari kumbaza ngo nzasubirayo kubera ndashaka undi mukameramani. Pole, uzaba wakize. Ejo bwo ntabwo umuntu azaba abyuka. Kuwa mbere rwose ndi gushima Imana ko nta na gahunda nari mfite hari kuwa mbere, nari nzifite kuwa kabiri. Asante Nyagasani abamere umugisha, reka mbareke nanjye njye kwita ku manga. Tuzabagira bate? Tuzahahurira dimanche saa moya, tuzamuke dukore iyo bwabaga rwose, dukore umubiri. Nzamanuka na kaburimbo. Ntabwo kaburimbo nabashije kuyigendamo kubera kunanirwa cyane, ariko ku cyumweru gitaha nzabikora. Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Bye bye.